friends, muri iyi video tugiye kureba ese ni gute wacekinga ko account yawe ya TikTok iri active cyangwa se uwo ari we wese ashobora kuyibona. Ni ukuvuga ngo hari abantu account zabo ziba nuze suspended ntibabimenye, ukabona uyikoresha kumbe yabaye suspended kera mu bintu runaka, ugasanga umuntu ntagishobora gupostinga video ngo bikunde akabura next, cyangwa se ugasanga umuntu ntagishobora gufollowinga abantu back, cyangwa se ugasanga umuntu ntashobora kugira gute kwandika message arazandika bikanga, ugasanga umuntu utuntu twinshi twamubayeho mbese ku buryo account ye abona ko ihagaze na akagerageza uburyo bwose bushoboka busanzwe bukanga. Icyo gihe rero account yawe yarabaye suspended mu bintu runaka. Umuntu tugiye kureba ni iyi video agiye kureba uburyo yacekinga nimba account ye iri active cyangwa yarabaye suspended. Nituza kureba video tukarangira ndaza kukwereka nusanga iri suspended uburyo wabikoramo. Guys, nimba ari ubwa mbere ubonye iyi video kanda kuri subscribe, nimba ari bwo ubonye iyi channel, hanyuma ufungure inzogera ukande kuri like nubona iyi video igufasha, hanyuma isharinga abandi. Comment yawe ndayikeneye. Guys, reka dutangire. Gutangira reka dusubire inyuma dukuremo ibi bintu byose kugira ngo hanyuma duhere kuri zero nkwereke uburyo nawe wabyirebera. Nkuko ubibona urafungura TikTok yawe nk'ibisanzwe, tujyana akantu ku kandi kugira ngo ntihagire akagucika. Nshuti zanjye ndabizi birababaza kuba wagira TikTok bamwe bakora bimwe abandi bakora ibindi, wowe utemerewe gukora. Ukanda kuri profile yawe gutya, hanyuma ukaza hano hari uturongo dutatu hejuru, gutya ukaza kuri settings and privacy, tujyane gutya, tujyana akantu ku kandi kuko nshuti zanjye ndabizi neza ikintu bita kunanirwa gupostinga, kunanirwa gufollowinga abantu, ibintu byinshi bimaze bambe kuri TikTok, ariko ndaza kugerageza kuhaba ku buryo bwose bushoboka kandi tuzagereza kubana namwe muri ibyo bintu kandi tubifatanye. Ura scrollinga down rero ukaza hano handitse report problem, hano ukahakanda, rihangana haraziramo ama message ariko nyamukuru wowe urareba ibyo ndiho nkwereka. Hanyuma turategerezaho gato, biterwa na connection umuntu ari hakoresha. Hanyuma nkwibutsa neza ko ntago ukwiriye kuba TikTok yawe igira gute ibibazo, ukwiriye kubibaza muri comment hano tukabikorera research kugira ngo turebe ko hari icyo twabikoraho. Hanyuma ugakanda hano handitse account and profile gutya, hanyuma ukaza ugakanda hano handitse profile page gutya. Hano nawe utegerezaho gato nshuti yanjye, nimba ari ubwa mbere ugeze kuri ya channel kanda subscribe, ufungure inzogera nuza kubona iyi video ikintu igufashije, ukande kuri like, hanyuma shyiremo na comment. Guys, wituza nanone ugakanda hano handitse other cyangwa se other gutya, tujyana akantu ku kandi nyagira akagucika. Hanyuma nawe ugerageze urebe ko turiho turareba ko account zacu ziri active cyangwa se ba suspended. Akenshi ukunze kubona bakubwira ngo account yawe yabaye suspended ngo kubera wa violatinze amategeko, cyangwa se ngo video yawe ikuweho ngo kubera violatinze amategeko. Hano rero reka turebe niba nta bintu bagufungiye. Urakanda hano handitse suspended account, hano habanza kuri rimwe gutya, nawe urategerezaho gato. Guys, iyi video yisharinga abandi kuko abantu benshi bafite iki kibazo cyuko ntibariho bashaka kwandika message, gufollowinga back abantu, ntibariho bashobora gupostinga video, abantu
birakabije. Iyi video uyibasharinge kugira ngo nabo bashobore kureba. Ushobora kutayimusharinga wenda umubwira ati wenda fata linki, cyangwa ushobora kumuha linki, ushobora kumubwira tugenda kuri YouTube urebe Gatari Fred, ni ibintu byinshi amubwira. Hanyuma rero uhita uza ugakanda hano handitse ngo tap to check if your account has been suspended. Uhita ukanda aho ngaho gutya. Hano rero niho last, niho ubonera nimba account yawe yarabaye suspended cyangwa se iri active. Hanyuma rero ku muntu uri busange iri active, wowe arakomeza akore ibyo akora. Hanyuma niba haba uri active gutya, urabona ko ngewe iri active, nshobora kwa uploadinga video, nshobora gukora follow back cyangwa following abantu, nshobora kwandika message, nshobora utuntu twinshi. Hanyuma we nusanga suspended cyangwa se bakwereka ko harimo ikibazo, ikintu uri buze gukora urahita wandikira TikTok message ibabwira uko bimeze, kugira ngo rero bandikira message, kuko ngiye urabona nimusanzire active, okay, ubimbwire muri comment. Nusanga ari yarabaye suspended nabyo ubimbwire, tubifatanye turebe uko tubikora. Ariko nimbiri ntuze, nimba itari iri suspended cyangwa se iri active, nabyo ubimbwire. Hanyuma urabona hano hantu handitse ngo is your problem cyangwa se baba kubaza nimba muri ibi byo hejuru harimo ibingibi nimba bigufashije. Iyo usanze nta kikeneye kirimo maze kubona ko biri suspended, wenda udashobora kwa uploadinga, ariko ibyinshi urabona ko iho urugero. Urabona ko nimba utagishobora video zawe bazibloka, video bazikuraho, bense nyine ituntu twinshi dutandukanye urabona ko duhari. Hanyuma iyo ushatse kubandikira ukanda hano is your problem solved, ugakanda no. Hanyuma bahita baguha ahantu ho kwandika. Guys, ndakeka umuntu warebye iyi video neza ashobora kuba none ahangaha amenye niba account iri suspended cyangwa se iri active. Hanyuma nimba video yikunze ukande like, uyisharinga abantu, wandike comment. Hanyuma nimba udashaka kujya ucikwa video nk'izi ngizi buri gihe kandi ukambaza ikibazo nkagusubiriza ku gihe, kanda subscribe, ufungure inzogera, hanyuma tujye tubana no mu zindi video. Guys, ndabakunda cyane nkuko mubibona, ndiho turaserebura abantu 4,000 n'abangaye tugejeje kuri YouTube. Icyo nshaka nuko nawe nimba ubona nta kintu bigutwaye wiyongere muri, nimba uri mushyashya, dukunda abashyashya kandi intego zacu nuzamura account zacu dukoresha amatelefone yacu, tukareka kwifuza amamashini cyane cyane ko bamwe tutanayafite. Guys, I really appreciate. Urabona ko nta kintu dushinja Imana, turabiserebura ahantu hariho hose. Nimba ushaka rero kwiyunga muri uyu muryango uriho ukura vuba cyane, kanda like, kore subscribe, fungura inzogera kugira ngo tujye tubana. Okay guys, I love you more.